Hari ibintu byabaye byahinduye amateka y'isi burundu, ariko abantu benshi ntibabyumva neza. Umuntu umwe yaciriwe urubanza mu ijoro rimwe, adafite umunyamategeko, adafite umwavoka, nta gihamya ifatika imushinja. Mu masaha make arakubitwa, akubitirwa imbere y'abantu, maze bamwamba no ku musaraba, arapfa. Inkuru irangirira aho ku bantu benshi, ariko sawa yarangiriye. Nyuma y'iminsi 3 hari abantu bavuze ko bamubonye ari muzima. Ese ibyo ni ukwibesha kw'abantu cyangwa ni ukuri guhindura ubuzima? Niyo waba utizera Yesu cyangwa udakurikira iby'iyobokamana, iyi video si yo kugucira urubanza ukwemera kwawe, ahubwo niyo kugufasha gusobanukirwa amateka ya Pasika uhereye ku bimenyetso bifatika. Ese birivuga iki? Amateka asanzwe avuga iki? Kandi se ukuri ni ukuhe? Pasika si umunsi wo kwizihiza gusa, ni inkuru ifite imizi mu mateka, ifite aho itangirira, ifite n'aho igana. Muri iyi video ntitugiye kuvuga amagambo make, tugiye gucukumbura, tugiye kureba aho Pasika yatangiriye mbere ya Yesu, ibyabereye i Yerusalemu mu minsi ya nyuma ye, ibihamya byanditswe n'abantu batari abakristo, n'ico byose bisobanura kuri wowe uyu munsi. Kuko Pasika si inkuru gusa, ni ikibazo buri muntu wese agomba kwibaza. Kugira ngo wumve Pasika neza, ugomba gusubira inyuma cyane. Mu gihe Abisirayeli bari mu gihugu cya Egiputa, bari abacakara bakora imirimo ivunanye nta burenganzira bafite. Mu mateka yanditswe n'abahanga mu by'isi ya kera, hari ibimenyetso byerekana ko muri Egiputa habayeho igihe cy'ikorwa ry'abantu benshi ku gahato. Bibiliya ivuga ko Imana yohereje Musa cyangwa se Mose cyangwa Moshe, uko wamuvuga kose, akakura ubwoko bwayo muri Egiputa, muri ubwo buretwa. Ariko Farawo arangije arabyanga. Haza ibyago byinshi, amazi ahinduka amaraso, inzige ziratera, indwara ziratera, ariko icanyuma nicyo cyahinduye byose. Imana iravuga iti, buri muryango wica umwana w'intama, maze amaraso yayo bayishyire ku miryango. Kuko muri iryo joro urupfu rwari kunyura mu gihugu, ariko amaraso aho yari ari rwaraharengaga. Nzabona amaraso mbasimbuke, kuva 12:13. Ibi nibyo byitiriwe Pasika cyangwa se Passover, bisobanuye kurenga. Ariko hari ikibazo gikomeye, kuko amaraso y'intama yari gufasha abantu kurokoka. Ese byari gusa umuhango cyangwa hari ikindi bisobanuye? Abashakashatsi benshi mu by'iyobokamana bavuga ko ibi byari ikimenyetso cyangwa se shadow y'ikintu kinini cyane. Turi i Yerusalemu, umujyi wa kera wuzuye amateka, wuzuye n'amabanga menshi. Ni hano ibintu byose byahindukiye. Yesu yinjiye muri uyu mujyi, abantu benshi bamwakira nk'umwami. Bamurambikiraga imyenda mu nzira, abantu bafata amashami y'ibiti. Ariko icyo abantu bari batazi ni uko uwo mwami ataje gutegeka, ahubwo aje gupfa. Ijoro mbere y'uko apfa, Yesu yicaranye n'abigishwa be, bafata ifunguro rya nyuma. Ariko muri iryo funguro yavuze amagambo atari asanzwe. Luka 22:19 kugeza ku 20. Yaravuze iki? Ari kuvuga ku rupfu rwe. Ari kuvuga ku rupfu rwe nk'igitambo. Nkuko mu gihe cya Mose amaraso y'intama yarokoye abantu, nawe yari agiye gutanga ubuzima bwe. Nyuma y'iri funguro Yesu ajya gusenga, ariko mu mwijima w'ijoro aza gufatwa. Nta ntambara, nta kwirwanaho, aritanga. Ariko noneho hatangira ikindi kidasanzwe cyane, urubanza rwe. Mu mategeko y'Abayahudi b'icyo gihe, urubanza rwagombaga kuba ku manywa imbere y'abahamya nyabo. Ariko kuri Yesu byabaye mu ijoro, mu ibanga, n'abahamya b'ibinyoma. Bisi Bibiliya gusa bivuga. N'abashakashatsi b'amateka ya kera bemera ku buryo urubanza rwa Yesu rwakozwemo butari bukurikije amategeko. Amaherezo bamushyikiriza ubuyobozi bw'Abaroma, kuko Abayahudi batari bafite uburenganzira bwo kwica. Umuyobozi w'Abaroma w'icyo gihe witwaga Pilato. Amateka y'Abaroma agaragaza ko Pontius Pilato yari umuyobozi ukomeye, ariko uzwiho gufata ibyemezo bya politiki. Iyo urebye inyandiko z'amateka nka Tacitus, umwanditsi w'umunyeroma, avuga ko Yesu yishwe ku butegetsi bwa Pilato. Bivuze iki? Bivuze ko urupfu rwa Yesu rutari inkuru y'iyobokamana gusa, ahubwo rwanditswe no mu mateka y'isi. Kubambwa,
kumanikwa ku musaraba yari imwe mu nzira z'urupfu ziteye ubwoba abaroma bakoreshaga. Umuntu yakubitwaga bikomeye agaterwa ibisebe, hanyuma agashyirwa ku musaraba akarekerwaho kugeza apfuye buhoro buhoro. Nibwo buryo bwo kwica bwari bugamije gutinyisha abantu bose. Kuri uwo musaraba Yesu yahavugiye amagambo kugeza uyu munsi agikora ku mitima y'abantu. Luka 23:34. Data wabarire kuko batazi icyo bakora. Mu gihe bamwicaga we yabasabiraga imbabazi. Ese ninde wabasha gukora ibyo? Ese ni umuntu usanzwe? Yesu arapfa. Eli, Eli lama sabatani. Dios mío. Kandi ibintu byose bisa naho birangiye, ariko amateka ntarangirira aho, kuko nyuma y'iminsi 3 hari ibintu byatangiye kuvugwa byahinduye isi yose. Imvura irafungurwa iboneka iri mu busa. Ni mu gitondo karekare cyane, umujyi wa Yerusalemu urakecetse. Abagore bamwe berekeza ku mva ya Yesu bajyanywe no kumusiga amavuta, ariko bagezeyo basanga ibuye ryakuweho. Binjira mu mva, ariko nta murambo uhari. Ntari hano, yazutse. Matayo 28:6. Icyo nico gihe cyahinduye amateka. Hari abantu benshi bavuga bati ahari umurambo waribwe, abandi bati ahari abigishwa barabeshyaga. Ariko reka turebe neza. Mu gihe cya kera ubuhamya bw'abagore ntibwahabwaga agaciro mu nkiko. Iyo abari inkuru yahimbwe ntibari gushyiramo abagore nk'abahamya ba mbere. Bigishwa mbere bari bafite ubwoba barahunga, ariko nyuma y'iminsi mike batangira gutangaza ubutumwa ku mugaragaro, ndetse benshi muri bo bemera no gupfa bazira ibyo bavuga. Abanditsi b'amateka nka Tacitus na Josephus bavuze kuri Yesu n'urupfu rwe, kandi amateka agaragaza ko hari itsinda ry'abantu ryatangiranye n'icyizere gikomeye ko yazutse. None niba Yesu yarazutse bivuze iki? Bivuze ko urupfu rutari iherezo, bivuze ko ibyiringiro bishoboka, bivuze ko imbabazi zibaho. Abamwemeye bahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yohana 1:12. Pasika si umunsi gusa, ni ubutumwa. Ubutumwa buvuga ko niyo waba waraguye hasi gute ushobora kongera guhaguruka. Hari umuntu uri kureba iyi video nonaha akaba yumva ubuzima bwe butari ku murongo. Umve ko wakoze amakosa menshi, ariko Pasika iravuga iti ntibirangiye. Iyo mva irimo ubusa n'ubuzima bwawe bushobora guhinduka. Si amateka gusa, si inkuru gusa, ni ubutumwa bugera kuri wowe uyu munsi. Niba wumvise iyi message igukoze ku mutima, andika ndizeye muri comment, kandi sangiza iyi video kuko ishobora guhindura ubuzima bw'undi muntu. Pasika si ibyo utekereza,